ujya wumva bavuga ngo burya si buno, ndetse ukunda akavuga ngo burya si buno sha. Iyi ni insigamigani ivuga nyine burya si buno. Uyu mugani abanyarwanda bakunze kuwuca cyane iyo bacyurirana. Umuntu awuciye abonye urwaho rwo kwiganzura uwari waramuzambije, akamubuza amahwemo cyangwa ashaka kugaragaza ko umuntu ari mutima ukwe, mbese mutima ukwe, nibwo avuga ngo burya si buno, burya si buno sha. Cyangwa se ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Hari n'abavuga nanone ngo ibihe biha ibindi. Ubwo urumva nyine ko ari ugucyurirana. Ikaze ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya JDS. Uyu mugani burya si buno wakomotse kuri burya na buno bene Rugomwa rwa Maronko mu Gisaka aho zari Kibungo ahagana umwaka w'1400. Abo bahungu bombi bari impanga, bakaba bene Rugomwa wari umugesera w'umuzirankende, akaba umutware w'umutoni mu b'ingenzi kwa Kimenyi Musaya umwami w'Igisaka. Bukeye Kimenyi atoresha abakobwa beza mu Gisaka, babazana mu rugo rwe rw'Iremera rw'Imukiza mu Gisaka. Imukiza hari nk'ibwami mu Rwanda. Bamaze kuhateranira yohereza abagore bakuru baguhitamo abasumbije abandi ubwiza, kugira ngo bamwe azabarongore abandi abashyingire abahungu akunda. Ni Rwanda niko byagendaga, niko ibwami barambagizaga. Nuko abagore bajya kurobanura abakobwa, babakenyeza impu z'imikane, babareba imbere n'inyuma, babambika ubusa, barabahindura bareba intantu n'ibibero. Umukobwa wa mbere ababara akagwira ba n'umugabo. Kimenyi nawe abarahageze na wa muhungu Rugomwa, dore ko yamukundaga cyane. Ba bagore n'abakobwa babonye abatunguye barikanga, arabasatira arabaramutsa n'abakobwa bose. Ubwo abagore bari bakikije barakagwira. Kimenyi arababaza ati ko nduzi mukikije uyu mukobwa mwese ni ibiki? Abagore batinya kumubwira ko ari we uruta abandi ubwiza, kugira ngo bagenzi be batagira ipfunwe n'ishyari. Kimenyi nawe arabimenya, aroroshya ati nimuze mbabaze. Arabajyana, dore ko ibyo byagirirwaga mu gikari, babona kumutekerereza ko barakagwira ruta bagenzi be bandi ubwiza. Ubwo wa muhungu Rugomwa akabaraho. Kimenyi arashimikira atarabaruta bose koko? Batarabaruta turakakuroga. Kimenyi akebuka Rugomwa ati muguhaye wanshima? Rugomwa ati nagushima mba nkuroga. Kimenyi ati ndamuguhaye uzamurongore. Rugomwa rero arongora barakagwira, atahirira Imukiza kwa Kimenyi, ubwo ni ibwami. Barakagwira amaze kurongorwa ntiyazuyaza, ahera ko asama. Igihe cyo kubyara kigeze, yibaruka abahungu babiri b'impanga, umwe bamwita burya undi bamwita buno. Bamaze gukambakamba, Kimenyi atekesha Rugomwa ubutware, aramusezerera ajya kuburereramo abana be. Bamaze kuba ingaragu, Kimenyi abajyana iwe bariranwa nabi. Bamaze kugimbuka arabashyingira, abaha inka n'imisozi. Bibaho bishyize kera, Rugomwa arapfa, abahungu be basigara mu bye babitungana n'ibyabo. Bitinze abantu bo mu Gisaka babagirira ishyari, barabanga, babateranya na Kimenyi. Nawe atangira kubareba nabi. Burya na buno babibonye bagira ubwoba, baracika, bamucikira i Bujinja, ni muri Tanzania y'ubu. Bamaze kugerayo bakiza umwami waho, arabakira arabahaka. Hagati aho abanyagisaka bayoberwa aho bashikiye, mbese bayoberwa irengero ryabo. Birarambanya hashira imyaka, ariko bigeze aho barahamenya. Babwira Kimenyi bati burya na buno bari i Bujinja. Kimenyi yohereza abantu kujya kubagarura kuko yabakundaga cyane. Bagezeyo barabaririza, barababona, bararamukanya, barashyikirana. Bari bamaze kuba amajigija, ariko amajigija nkeka ko ari ijambo rikoreshwa ku bagore. Iyi nyito ikoreshwa ku bagore, abagabo ndakeka bavuga ibikwerere. Ubwo yenda bari bamaze kuba nk'ibikwerere. Intumwa zibabwira ubutumwa bwa Kimenyi bw'uko bagaruka iwabo. Bamaze kubyumva, burya arabyemera, buno araricurika, ararahira, yanga kugaruka. Burya agarukana n'intumwa, Kimenyi amusubiza ibyabo byose, naho buno yigumiriyo i Bujinja nyine muri Tanzania y'ubu. Nuko atinda harirayo kugeza igihe agwiriyeyo yiseguye ubutinde. Rwanda rero rumaze kubona uko izo mpanga zanyuranije ibitekerezo, byari mahwi amambere, babikurizaho imvugo yahindutse umugani, baca bagira ngo burya si buno. Babuca bashaka kuvuga ko umuntu ari mutima ukwe, nk'uko abo bahungu babusanyije ibitekerezo kandi barakara kamwe.
ku ruhande baba bashima burya, ku rundi bagaya buno, ariko mu mvugo bisobanura ko ibihe biha ibindi. Burya si buno bisobanuye ko umuntu ari mutima ukwe, mbese mutima ukwe, uyu mutima nyine uba mu gitereko. Cyangwa se nanone bigasobanura ibihe biha ibindi, ntagahora gahanze. Burya si buno, ibihe biha ibindi, ntagahora gahanze. Ngayo nguko mwumvise imvano y'insigamugani burya si buno, yakomotse ku mpanga ebyiri, burya na buno, biza guhinduka rero burya si buno. Umwe yigumiyeho, bari bahungiye bombi i Bujinja muri Tanzania, undi yemera gutaha. Uwatashye ni burya buno yigumira mu buhungiro. Reka noneho nsoreze kuri iyi baruwa igenewe abakobwa bose bateganya kuzashaka abagabo. ngo iki? Ibaruwa igeneye abakobwa bose bateganya kuzashaka abagabo. Iyi ni ibaruwa yo mu jisho rya mukuru. Burya irya mukuru riba ryazindutse rikajya kureba, ntabwo riba ryazindutse gusa, rirazinduka ariko riba rijyanwe no kureba. Ngiryo rero ryaguye ku ibaruwa igenewe abakobwa bose bateganya kuzashaka abagabo. Muti iyo baruwa yanditse ite, iteye ite? Ikaze kuri uyu muyoboro Judes, uburyohe bw'imyandiko. Uracyari kumwe nanjye Judes Jean Daniel Sindayigaya. Baramutse abakobwa bavandimwe banjye, niko iyo baruwa igenewe abakobwa bateganya kuzashaka abagabo itangira. Dore murakuze, mugeze igihe cyo gushaka abagabo, nyamara guhitamo ntibyoroshye, kuko umugabo ntatoranywa nk'uko wajya mu iduka ugatoranya agakanzu kakubereye. Guhitamo umugabo bisaba amahitamo akorwa nyuma y'ubwitonzi n'ubushishozi buhambaye ndetse n'isengesho. Dore rero sha munyarwandakazi, abasore batangiye kukwirukaho ari benshi, nyamara ntibikoroheye guhitamo ukubereye. Ubwo ahari uribwira uti ndabagarira yose, sinzi irizera n'irizarumba. Oya, kandi nanone ntukore bya bindi byo gushyira abantu muri tagisi ya minibisi, ibyo bitaga gutendeka warengeje umubare wabigomba gutwara. Babyitaga gutendeka abakobwa, bakavuga ko ari gutendeka abasore. Ibuka ko uwo uzahitamo uko azaba ameze aribyo bizagena uko uzabaho iminsi yose uzaba usigaje kubaho kuri iyi si. Nuhitamo nabi uzaririmba urwo ubonye, wa mugani w'abakuru. Icya mbere ukwiye kumenya, umugabo nyawe niwo muzabana mukundana, ariko unyumve neza, simvuze umwe ukunda isura n'ikimero byawe ngo nawe ukunda ibyo atunze, dore ko aribyo byeze kuri ubu. Nukunda ibyo atunze, nawe azagukunda nk'ikintu yiguriye, kandi kuko nawe azaba yaragukundiye uburanga n'ikimero. Uzasanga agufata nk'imodoka yiguriye akunda ikiri nshya, yasaza agashaka indi. Nubyara kabiri azaguta ajya kwishakira ababikurusha. Shishoza rero, ubanze urebe wa musore uzi icyo ashaka mu buzima bwe, ufite icyerekezo kandi wiyubaha, akakubaha ndetse akaniyubahisha. Ibyo bizatuma nawe akubahisha nimushakana. Umugabo nyawe n'udahunga inshingano, umwe udatinya ibibazo kandi ukunda gukorera mu mucyo, atari bimwe byo kukubwira ko agukunda ari uko muri mu mwijima, agatinya kukwerekana muri rubanda. Ese uzi ko hari abasore nge banyobeye? Abo mvuga ni bamwe babwira abakobwa ko bakunda uko basa, ariko bagera mu cyumba bakazimya amatara. Ubwo se nibwo baba babareba neza uko basa, cyangwa ni bimwe? Oya, nako reka twikomereze. Ibuka ko umugabo uzashaka azitwa umutware w'urugo, akamenya gukemura ibibazo by'urugo kandi akarushakira iterambere. Ibuka ko muzabyarana kandi abana banyu muzabafatiraho urugero. Ubanze urebe niba uko ateye ubwabyo byaba ari urugero rwiza ku bana banyu.
hari umubyeyi watemberanaga n'umwana bageze ku kabari yumva inzoga ziratamye mbese umwuka wazo wakwiriye hose ati mama ko numva hano hari umwuka nk'uwa papa nyumvira nawe umugabo uzafatanya nawe gusenga mugahesha urugo rwanyu umugisha kandi abana banyu bagakurana ubwo burere bwo kwiragiza nyagasani niba ukeneye naho kumukundira ko akunda kuryoshya ko muzajya muhora musohoka bene uwo nimumara kubana azagusiga mu bana ubakarabya asohokane n'abakobwa bangana n'abana banyu wumirwe gendera ku bupfura n'ikinyabupfura bye ku buryo yiyubahisha ku bunyangamugayo n'imico iboneye ku rukundo no kutagira uburyarya n'ibinyoma atari wa wundi wibera mu kabari. Ese ubundi inshuti ze ni bande? Niba ari abasinzi, abasore banywa ibitabi bakibera mu ndaya n'ibindi ubwo nyine nawe hita umenya urwego umushyiramo urebe igihe aguha, ubwo ni naho ubonera ishusho y'uko azita kuri wowe ku rugo no ku bana muzabyarana. mvuze byinshi sinabirangiza, gusa nawe mukobwa nizeye ko utazantenguha, uri mukuru kandi wifuza kuzashaka neza ukagubwa neza. Ndakwinginze nyumva nk'umuvandimwe wawe, nanjye nzanyurwa nimbona umeze neza kandi warahisemo neza. ni inama nakugiraga si itegeko. urakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza, nyagasani akwishimire. ngiyo ibaruwa igenewe abakobwa bose bateganya kuzashaka abagabo. mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro GDS uburyohe bw'imyandiko. nimwibuke gukora subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi nabo biyumvira icyanga cy'amagambo aba ari mu myandiko inyuranye. naho gutaha, ciao ciao.